n'abandi babyumve. So Robert rero kuba atari mu gihugu cye ni umunyantege nke. Twamubonye aterura amatafari se. Ahubwo we kumenya icyatumye ajya muri ubwo bujyaha ibyo simbitinda. Ndakumenyesha ko noneho reka nkubwire. Robert n'iriya nzu ajya avuga yagiye gusabira credit. Ariko kuba ari under UN ntago bivuze attention no kwitonda. Kuba urumva ibugande ntabwo ari kuri. Kandi kwitwa ngo uri mu maboko ya UN ntago bivuze ko bakubura. Ubu nanone tugira gutya turongera tubona kesi y'umugabo witwa Rwigema binavugwa yuko yigeze kuba kubiturika yasanzwe mu kageto yapfuye. Umva bivugisha benshi pe. Ni ngombwa kuba byavugisha abantu. Ni ngombwa pe. Kubera iki? Ni ngombwa. Umupasiteri ugwa mu ndaya shitani yashatse kumukoza isoni kugwa mu ndaya ya feke. Reka mbaho urugero. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP. Tubaha ikaze tunabashimira ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Twabwiye yuko nta rungu rizabica, ariko namwe nyine mujye mutwereka urukundo, murebe ibiganiro byacu, mubisharinga abandi, mubipostinge kugira ngo nyine natwe dukomeze kugira motivation yo gukora ibiganiro bivugira abantu, ubusesenguzi, ibiganiro by'inama, kujya kureba abababaye cyangwa se abarengana, ndetse n'ibindi biganiro nyine byose mumenyereye mu murongo wacu hano kuri Karegeya Omar Jean Baptiste cyangwa se kuri KOP. Twagarutse rero nanone tugiye kuganira ku bintu bitari byinshi ariko bitari na bike. Tunizera ko muri buze gukunda ngo hayikaze nanone kuri mikoro. Asante sana. Ameze tumeze ute? Ndaho bisanzwe rwose nta kibazo. Kuri KOP? KOP ntabwo ari yanjye ngewe burya. Nishakira ibijyaho ibiganiro by'umuryango, ubuvugizi. N'uyu munsi n'uyu munsi nagomba kwakira umukobwa uburana amasambu ya se mu karere ka Gatsibo. Ariko ejo telefone yarapfuye, twari twahanye gahunda ko tubona n'umunsi ejo nirwa nta communication. Rero twakiriye umusaza wavuye Rusizi, nyuma baza kumbwira ko nawe atoroshye. Twakira umukecuru w'inyaruguru, nyuma muha n'umunyamakuru bajyana ku bijyanye n'imirima y'ibyayi, imirima ubona ngo igurwa mu buryo bw'uburiganya. Ejo bundi nagiye Induba kureba abaturage bavuga ko bagurishije ubutaka umudamu witwa Kayiraba Ikibagabaga. Umutaka buri muri conflit ubona itoroshye cyane hagati ya ubutaka bwanditseho n'uwabuguze. Twagiye kureba babugurishije. Ngira ngo twakiriye umusaza muri Gande James atubwira ku bijyanye n'umuryango, nawe tuzageraho tuzaganira n'ibindi. So nuko KOP nuko ibayeho. Ngewe nyibona nyishakira ibijyaho. Ibisigaye ntago ari ibyanjye. Urana commentaire nzisoma gakeya nibyo bavuga nibyo bavuga ngo uko YouTube zinjiza ntacyo babimbwiye. Nikora akazi kanjye gasanzwe. Hari naho iranamvuna KOP iramvuna, niyo mpamvu ndi gushaka abandi bantu bazajya bamfasha gutangaho ibiganiro. Ubwo wa mbere n'uriya James, hari n'undi mwana uri ku Ruyenzi, ngira ngo hari n'undi mugabo wigeze kuza hano tukabura umwanya utuye hano Gisozi. Abo nibo ndi kugira ngo ndebe ko bazamfasha. Donc umushyiremo imbaraga kuri KOP ibiganiro. Ntabwo ari imbaraga no kugira ngo banduhure. Ubwo abakunzi ba KOP nyine ubwo nabo bazabakira. Nuko bashishikariza kubakira kuko ndimo ndasaza rwose. Ntabwo ibyo kubabwira mba mbifite, ariko umwanya n'imbaraga ntazo. Impamvu zazana abo bantu bakagerageza tukajya dusimburana. Nkashaka n'umuntu umfasha kubabaza kongeraho na ziraziritse bubita akamanyo k'umutsima, nawe arizaba muri iyo kipe. We tujya tuganira ibijyanye n'ikirokore n'igisirikare. Nawe ni umuntu w'umuhanga bakunze cyane, ariko arimo arategura ubukwe bw'umukobwa we. Ariko nabona akanya nawe nzamuzana. So nukuvuga ngo abo ni abantu bazajya babona mu buryo buhoraho cyangwa bazabaza batanga ikiganiro basimbuke.
gute gusimbuka ntago ndi nyine kubyumva. bazaba batanga ikiganiro bagende igihe nikigera runaka bongere Oya pa bababone. runaka igihe urumva rega nuko tutabwiza abantu kuri ikiganiro cyo kuri YouTube kiboneka kivunanye cyane birasaba umwanya nk'ubu hano turi batatu se nuvuga ngo umwe muri twego atabonetse ntikiba Eliza adahari cyangwa udahari cyangwa nge ntari ntago cyakunda. ikindi guhuza rero abo bantu guhuza izo nzego kameramani editor ubaza usubiza content creator kubihuza ntago ari ibintu byoroshye. ikindi umwe muri abo bantu yatameze neza mentally atafite morale atameze neza. Ibyo rero abantu bagomba kubyumva. Rero nkubwiye ngo abantu bazahora baza nukubanza ukabejya se bashobora kuboneka kameramani atabonetse bashobora kuboneka ngiye ntabonetse cyangwa se abakunzi bacu wenda nabo ntibabibonemo ariko ndabyizera ko bazabibonamo kuko bazaba bavuga mu mujyo nk'uwo dusanzwe tuganiramo. Ariko ibisigaye kumbwira ngo barebye ari bangahe cyonzi cyo tumaze kuba 55,200 ibindi nuko nibo bihitiramo. Nge akanye mba nkarangije nshobora no kumara ukwezi ntarareba ngo bimeze bite. uvuze ku kintu cyo gusoma comment ariko mpita nibuka ko hari ikiganiro twagiranye kuri Max TV ndetse no kuri Coop naho twabikomojeho tuvuga kuri Sergeant Robert. Ariko ari ikiganiro nuko ujya umbwira ngo nyembanza nkubwire ngo amazina y'abantu bavuze ariko ni ikiganiro kiriho comment nyinshi. Ikiganiro kiriho comment nyinshi baragira batiki hari abavuze ko wabogamye ni ngombwa nikambaye izina nahera aho ngaho ntagiye kure nta n'umuntu utabogama buriya uko bizagushobokera kose uzabogame ariko nubogama uzabogamire ku munyantege nke uzabogamire ku munyantege nke bogamire ku murwayi bogamire ku mfungwa bogamire ku mpunzi bogamire ku bana b'imfubyi bogamire ku bagore b'abapfakazi bogamire ku bakene bogamire ku bashomeri bogamire kubirukamwe mu kazi bogamire ku bafite ingo zitarimo amahoro. Aho niho uzarangiza kariyeri yawe uvuga uti nibura nyiranutse nanjye ubwanjye kandi buriya mu byo ukora haranira ko wowe w'imbere uba muzima apana binyuma bihurira. So ngiye kubogamira ku banyembaraga iyo mpano ntayo mfite byarananiye nukuri umuntu wariye agahaga umuntu ufite akazi keza umuntu uba mu nzu ye umuntu ugenda mu modoka nziza nzabwira ku bantu bafite imiryango ibanye nabi nakubwiye ko ya couple yahamagaye flashe bavuga ngo umugore urwo yaruhinduye urusengero hano hirya kinyi bari abantu umwe twarabonanye abo rero nibo tugomba kubogamiraho pa twese ababogamira ku banyembaraga bagume mu murongo bakomeza inzira batangiye ariko njyewe naho nakubwiye abafite ubumuga aho ngaho sawa mu bagore b'intege nke icyane mu bana ndanashora yego ndanashora kuba mfata karubira y'ibihumbi 50 nkajya Buyoga gusura uriya mudamu harya yitwa de Beatrice ngira ngo irindi singibuka uriya mudamu w'Ibuyoga suko nari mfite amafaranga yo kujugunya bifatira n'umwanya nagiyeyo na nyuma y'umuganda ari kuriya niwe uri muri orbite yanjye mu nzira ndimo abo nibo bagenda bazamo ariko kumbwira ntabwo nakora inkuru ku muntu wujuje itaje yagize ikibazo wenda baje kumusenyera ukaba yabaye umunyantege nkeya. So rero kubogamira ku banyantege nkeya biri mu murongo n'abandi babyumve. So Robert rero kuba atari mu gihugu cye ni umunyantege nke twamubonye aterura amatafari se ahubwo wenda kumenya icyatumye ajya muri ubwo bujyaha ibyo simbitinda ndakumenyesha ko noneho reka nkubwire Robert niriya nzu ajya avuga yagiye gusabira credit akanavuga ngo bayinyuje mu muhanda narayisuye umuhanda warayigonze ariko ntago washenye inzu ko mutera ariko waciye mu mikindo uko nagezeyo bawupima ugomba guca mu mikindo yari yarateye ntabwo irangiye bira binavuga byinshi nibyo
hanyuma hari umusaza rero ngira ngo ni excuseho umusaza ni inshuti yanjye nubwo tutaziranye ariko njye nigeze guhura nawe ntazi ko ari we nigeze guhura nawe muri imwe mu mahoteli yo mu Kiyovu umusaza w'inyinya sinzi ngira ngo yitwa Yosefu kuko we amazina yita ni menshi kuko ubu ntago nayasubiramo yigaragaza nk'umuntu utafite icyo avuze ariko pratikoma ndamuzi ngewe nzi uwari araremereye nabonye video ye bampaye video avuga ati Karegeya najyaga ngushyigikira nka kudefanda komerezaho mze nakomerezaho kundefanda ajyaga ndefanda ndabizi noneho kuri cya kiganiro ndabizi nabandi bandefanda ndabaramukije cyane ko ndabizi impaka ziba ziriho nyinshi ku mbuga aho baganira bari ku meza bari ku magroupe WhatsApp ndabizi banjyaho impaka uranyumva hari nabazinjyaho bakambwira bakamamagara ni ibisanzwe abantu batakujyaho impaka ubwo waba umaze icyo ahubwo ibyo waba ukora byaba ari ubusa so birashoboka ko uriya musaza nawe agira imyumvire iteye imbere cyane hari aho yajyaga ajya amvugaho ashyigikira handefanda abantu bashatse kuntondagira kandi tutaratondanye iperu narijyuha iperu narijyuha meme iperu ni iki aha abantu bukamwe mukumbuga gurikira iwanyu ntago ari ipera abana nibagiye ngo turavuga iperu ni apel iwacu habaga iperu rya Biregeya n'iperu rya Rudakubana twebwe iperu rya Kabuga voilà ngewe primera aho nayize ni ku iperu rya Rudakubana haruguru ugana ku Ruyaga bahita ku iperu rya Biregeya so uwo mutatondanye iperu rero kirazira kikazizwa kumutondagira ako na kantu ntuza Ndekezi yambwiye gutonda iperu amaperu y'iki gihe ni iryo kwishuri ni iryo mu kibuga ni iryo kujya no kuri banke buriya ni nk'iperu umuntu mutatondanye iperu umutondagira gute kutamuzi good umusaza rero hari ahantu uwo umusaza w'inyinya w'inzobe ushobora kuba yarabaye no mu biturika we yarambwira ati Karegeya audio bampaye video bati najyaga ngushyigikira nka kudefanda abantu bakumereye nabi none uyu munsi rwose watangiye kubogama kubera ku case ya Robert so arambwira yavugaga ati ko bari abantu nubwo mwigeze kugira ibyo mupfa bagutondagira ariko igihe bavuze ukuri nawe cyo byumva so reka rero subiza umusaza kubogama ni ngombwa ko amakuru menshi nari mfite naye kuri Robert kurusha abandi icyo ni kimwe icya kabiri kuba naravuze ko Robert bamurwanya kubera ko yashinje cano navuze ibyoroshye ibikomeye nabo abandi bazabyivugira ibikomeye bazabyivugira niko bimeze ko Robert nawe sinabanye nawe sibyo twamenyanye 2008 we na Senderi baje kuducurangira ikibungo aho bita Inyakarambi hano bita Mwituzi icyo gihe niho akazi kanjye kari nagiye kuhakorera nk'ingando ntago yamaza nk'amezi 2 cyangwa 3 nibwo natangiye kumenya Sergeant Robert nyuma tukajya duhura ubundi nkahura n'abandi bantu bamuzi gutyo nta bushuti butarenze ariko aho nshingiye cano akaba umuntu wayikurikiraga cyane akamana commentaire nigasogi kugerayo ntago nagezeyo kubera ko ari inzu ya Robert yari injyanye nari injyanywe n'ibindi ariko abaturage barambwira ati ahangaho umuhanda wagonze ni kwa Sergeant Robert ariko kwa kubogabira ku bantu b'abanyantege nke agenda ngira ngo mu byo yavuze ko ngo yagiye ku kiriro cya Kizito avuga ni sinzi n'ahandi bintu nk'ibyo agenda bakavuga ngo arashakishwa kubera gufatwa umwana we ku ngufu numvise narabikuraga bikanga niyo mpamvu ngewe kuvuga ngo navuga kuri Robert amakosa yaba yarakoze ariko hari ibyo nakubwiye
nawe kuki ahurumbira kujya muri mission kandi hano mu Rwanda igisirikare yakoze ari icyo kuririmba, ibyo sinarivuze cyari icyo kuririmba, kandi ndavuga ngo Darifuru ntibaririmba. Kumupanga kujyayo byaba ari avantage bisanzwe faveri, ariko ntabwo yaba ari kapitambere. Yego. Ushaka gusanga abo bapanga kujya muri misiyo ari abantu n'ubundi bamenyereye bagiye gukora ibyo bamenyereyemo, kandi we yari amaze experience ye yari hehe muri kompanyi y'imiziki. Ibyo bintu narabivuze. So ibindi rero uwo musaza Joseph akavuga ati ubundi umuntu w'umuririmbyi yagira yahe mabanga. Buriya mu biturika hafi buri kintu cyitwa ibanga. Hafi buri kintu cyitwa ibanga. Ntago amabanga ari yayandi umena wenda igihugu kikagira umutekano mukeya, hari nasanzwe. Hari nasanzwe nko gupanga abantu kujya muri mission ni question de ressources humaines. Niyo mpamvu chef d'état major Robert Tamagaye chef d'état major yahise amubwira ngo gisafishe na viongozi wako. Ibyo nabyo ubwabyo hariya ntago ari byo kujya hanze. Kumva ko umuntu yababaye ko atagiye muri mission akavuga ko abandi bana baturanye mu cyaro bubakiye wababaza uko bagiye muri mission ishurenye, hanyuma akajya kubivuga. Ibyo nabyo ubwabyo ntago bari ibintu byo kuvuga. Ntago rero amabanga Robert afite, nanjye sinigeze nemeza ko ari amabanga aremereye cyane. Oya, siwe waguraga intwaro, siwe wari ukwitaga. Icyo yakoraga ni ukumenya ngo muri kompanyi y'imiziki dukeneye kanaka, agasaba bakamumuha. Hari uwo yavuze ngo yavanye muri gereza avuga ati azi gitari cyane ni mumuzane. Ibintu nk'ibyo. Ibyo rero byo ntago ari amabanga hambaye, wenda nubwo wenda akoko kuba umuntu yaravanywe gereza kaza muri kompanyi y'imiziki. Ni nkuko na Robert yavanywe igabiro, yari yarakatiwe igifungo cyo kutarenga ikigo, ariko kubera ko hagiye kuba parade bakamujyana. Ariko ibyo nabyo ntago bari ibyo kuvugwa. Nabyo bifatwa nk'amabanga. Bifatwa nk'amabanga kumva ko umuntu yavanwa gereza, umuntu yavanwa aho yarafungiye akajyanwa muri kompanyi y'imiziki kubera ko azi gitari gusa. Izo acrobacy cyangwa izo maneuver nazo ntago ari byiza ko zijya hanze. Birashoboka ibyo ni nk'ibyo ni nk'byitaga ababanga. So rero muzehe Joseph rwose ukomeze undwaneho n'abandi bagenzi bawe. Ndabizi impaka barazijya, ndabizi. Hari ibingeraho umwe akambwira cyangwa umwe akavuga ati dore umwe ari gukururaganisha undi arakururaganisha. Hari n'ibitangiraho giye bwanjye bakabyibwira cyangwa n'impaka zikaba ndeba. Ibyo bakujyaye impaka se kuki utabireka? Ni ikibazo cyamaze. Oya, ntabwo arimo kubireka. Oya, ntabwo ngomba kubaho ukunda ashaka. Oya, twese turi diversity, niyo mpamvu turiho. Sibyo se? Ngombi kisi ngo nsubirane imyaka 20 se? Ndashaje by the way. Ntawe ucirira imwe ishaje. Uzi ko umuntu wumvishe ibyo jambo rivugwa nawe twarabonanye. Ntawe ucirira imwe ishaje. So uko by the way ntushobora kuba ikigomeke, ntushobora kuba ikigenge, sibyo? Ariko nanone ntago bivuze ngo buri kintu cyose kukivuze ngo kiraba. Hari ubugambanyi se burimo. Nese Robert mvuge ko ari mu gihugu kandi ari Bugande. Ariko nanone baravuga bati ntago bari kuvuga yuko ibyo ari gukora ibyo mu gihe ari gusebya urwego yakoranye ntabwo yarusebeje. Ari gushyira hanze yavuze ibitari ngombwa niko twemeranyije. Cyagiye. Sibyo se? Ibitari ngombwa. Ari kumena amabanga. Ntago icyo nakivuze. Ari kuvuga ibitari ngombwa. Nta mabanga nyine. Oya, ntabwo ari amabanga. Wenda hari ahandi yabivugira. Byavugika ariko bikagira uburyo bivugwamo nahuri. Kuba ari kubivuga ari hanze wenda nawe niwo mwanya abonye wo kubohoka. Ajya niwe wigeze kumbwira ngo ukuri kose nuko abasazi. Yego, Rutayisire wabivuze. Ukuri kose. Ntago kuri ari kose. Oya, ntago kuri ari kose. Kuvuga ngo bamwimye misiyo. Wasaga hari ibirenze. Akatajya na magina ya viongozi nta. None se ko yamaze kugenda ariko kuba ari under UN ntago bivuze attention no kwitonda. Kuba urumva ibugande ntabwo ari kuri kandi kwitwa ngo muri mu maboko ya UN ntago bivuze ko bakubura. Bakubura ari ikintu kiremereye Robert yaba yarakoze kigatuma ajya Bugande. Ntabwo Bugande araho guhungira ibibazo wasize mu Rwanda.
kibaye gihari kiremereye. So karakano kako ni ikibazo cy'igihe. So uwo musaza rero vraiment ndamukengurukiye wenda nagaruka mu Rwanda nzamuramutsa kuko icyo gihe bwo ntabwo twaramukanyije ariko twahuriye ahantu twajyaga dukunda no gukorera ibiganiro gutyo gusa anca mu jisho. Yego yagize neza nakomeza ndefande burya umubyeyi nyamubyeyi nubona ko umuntu hari ikintu yakoze kitari cyo akamubwira ati hangaha watanye cyangwa se wakoshije cyangwa ati sinabikunze oya kuba naravuze ko Robert bari kumurwanya kubera cano nicyo cyoroheje nari kuvuga. Iyo ndengaho nari kubashyigikiye wenda ibitumye abahariye nge namukongora tretinze n'umuntu aramwandikira ngo ni komerezaho ibiganiro bye birarebwa kandi noneho komerezaho kandi aho hariho bavuga yuko ari kuvugamo bitari ngombwa cano ye nakomerezaho ashobora no kuzahindura ibyo avugiraho ntabwo ari ngombwa ko cano ye inyuzwaho amateka ye ariko cano ye iri gukora irarebwa. Magasima navuze ngo Magasima yararangiye cano izabikemura niba iri monetize kuko barayireba. So rero niba avuye muri Magasima abantu bakumva ko wenda hari wenda nagiraga mpamituyu abo bantu bose akaba atazongera kuba kabiti yuko ko yagondagonza akantu ko kugira ngo nawe yameriyera ubuzima bwe. Ibyo nibyo byoroshye nashobora kuvuga ko ngiye muri fond ubwo najya kuvuga ngo niki cyatumye agenda yaciye hehe ibikiri biki cyangwa se kucyari hariya. Hari n'abatekereza ko nawe yaba ari mu izindi nshingano ari inshingano yimuye ibyo simbizi. Uwo musaza kandi yavuze ati Robert abeshya ko yinjiye 9 yarabyivugiye nge sinari impari mvuga ibyo yivugiye ngo bandi ngo wenda ngo si 9 yinjiriye ibyo nibye abazi ukuri bazakuvuga ukwabo bakongera akavuga ngo ibyo avuga by'amasano ye na nyakwigendera Fred Gisa Rwigema bati ngo nabyo ngo bishobora kuba atari ukuri. Ibyo ntago ngewe ibyo ntago ari biri mu nshingano zanjye ntago ari mu nshingano zanjye nge ndeba ibyoroheje ku rwego rwanjye ku mbaraga zanjye sibyo kandi sesengura ibyagiye hanze ntago ntago ibitarajya hanze ntabyo mvugaho ariko uko mbivuga singo uko mbivuga nk'abandi sibyo kandi position kuba mfite position kubogamira ku banyantege nkeya byo ibyo abantu barabizi sibyo uwamburwa ibye umwana wabuze ishuri igize ibintu nk'ibyo. So rero nawe kuba atari mu gihugu cye n'umunyantege nke kameme sibyo se umunyantege ananiwe kuba yaba hani Gasogi kwanze yatagenda iriya nzaba yarayirangije barinda bayigongesha umuhanda yahaba bari kucisha handi urumva atari umunyantege nke. Ejo ahubwo nzanasubira ndebe gushaka gusanga hasize uya wenda baragonze igikuta gucyo gihe nasanze baragonze umukindo wasaga naho uri munsi y'inzu ndahazi. So rero ubwo urumva nta nibyo. So Mzee Joseph ndagukengurukiye rwose komerezaho kandi kundefanda no kundwanaho uzabikomeze rwose nuza no mu Rwanda tuzaramukanye nta kindi twapfa ntacyo nzi ntavuze urumva ngiye kuruko nibyo ngibyo rero burya aho kugira ngo umuntu akuvuge behind your back burya umuntu mwiza iyo wakoze kosa akarivugira ku karubanda buriya oya n'umusaza usanzwe ashyigikira ndabizi ko mbere nari sanzwe mbona ibintu bye iyo mvuze barabimpa ntago simukurikira kuko akenshi akoresha TikTok sinyibaho ariko iyo yamvuze hari bamwe baterura bakama nkasanga rwose arashyigikirwa. Rero ejo bundi yaravuze ati Omar rwose ati bari abantu ko bigeze kukuvuga nka kudefanda none ibyo bavuze kuri Robert ko nabonye ari byo ukabugama ati rwose ati ngo ntugiye gutuma abantu nuko. So rero ufite we yavugaga ko ibyo abo bantu bavuze nabipinze kubera ko nabo bigeze kunyuza kuntondagira ntabwo aricyo nabikoreye nuwa ntondagiye yagezaho akavuga ibintu bizima ndamushyigiye ntabwo mpangana byo guhangana mpangana mu bitekerezo ntabwo mpangana n'abantu. Utekereza iki ku muntu wiyahura? Kwiyahura n'ubugwari icyo ni cyambere twarabivuze ariko muri kino cyumweru ngira ngo niba ari weekend bavuze umwana w'umunyeshuri wiyahuye w'imyaka 22
ihanika ku ishuri kwihanika i Nyanza mu baporoso 22 ni wigaga kaminuza bavuga undi wiyahuye i Rubavu muri Rogi we ngo umwirondoro we warabuze so kwiyahura ubwabyo ni ubugwari nabikubwiye n'amateka yose ku rwego rw'isi ariko umwana wa 22 ibitekerezo bye ntabwo ari ibya desida kwiyahura kuko kwiyahura ni ukurambirwa ubuzima 22 ubu kiri muri ntuza mu bunyogwe bw'ubuzima iyo wiga kaminuza wenda ababyeyi bakurira cyetse iwanyu hari amakimbirane iyo uteye imetero abantu biyahura bakiri batoya babiterwa nabo bari kumwe imibanire ye n'abagenzi be cyangwa se mu muryango we ushobora gusanga mu muryango we harimo amakimbirane n'ibyo tuzakurikirana uwa Rubavu we ko atamenyekanye imyirondoro uwo mwana w'Inyanza ngo bamusanganye ishuka muri toilette hari n'ibyo ubutabasha kumva gukurura neza utahibereye cyangwa se ngo abahibereye bakubwire ariko kwiyahura by'ubwabyo biva ku burwayi ukarambirwa ubuzima ariko kurambirwa ubuzima ari ukiga kaminuza ni ikibazo ubwo ni ugutera imetero muri environnement ye umuntu wiyahura wese ntago bituruka muri windani biva iruhande rwe yarabanye ate n'abandi ubuzima butaryoye se ntumurebe ukabumenya kwa gatanu manza ari wari umunsi wo guseka nyirango niko Dashimo yatubwiye umuntu warambiwe n'ubuzima uramureba ukamumenya cyangwa se bituma abihirwa n'ubuzima so ku mwana rero wa 22 byo ni ikibazo gikomeye ariko ni cya kibazo nanone ni wa muryango duhora duharanira kuba twanoza kuko ibibazo biza tureba ariko tukabyita nayo ariko umwana yapfuye wa 22 wigaga wenda technology ejo ari kuzaba wenda ari manager w'iminara cyangwa se ari chief editor wa YouTube zose cyangwa ari umukozi wa Rura icyo ni igihombo kuri ubwe ku muryango we no ku muryango nyarwanda muri rusange hari ibyo twakabaye dukumire rega iyi mibare y'indera izamuka nta bantu bava muri twe kandi tuba turi kumwe nabo benshi umuntu ahinduka umureba nkunda kubikubwira nti barange ntago ntinzamo uje wambaye inkweto z'imbusane kabiri ndavuga ni nyamara shyamba siryera ushobora gusanga nuriya mwana mbere yo kwiyahura hari ikindi kintu kidasanzwe cyagaje kuko umugambi wo kwiyahura ushobora gupangwa n'imyaka 3 cyangwa se reka tubyite wenda dufata ukwezi ariko nta muntu ubyuka ngo uyu munsi ndiyahura ntabwo bibaho abipanga igihe rimwe na rimwe ariko hari n'abikika mukiza ku mugani w'umurundi ugasanga wenda hari abandi baba bamwishe ariko kuba ko uwamwishe atagaragaye kandi yaguye mu nzu ye bikitwa ko nk'uwa Rubavu we biragaragara uwa Rubavu hari ibimenyetso byinshi by'uko atari we wiyahuye urumva icyari cya kabiri urumva muri Rogi yarayemo nta data ze bafite nibazi imyaka ye nibazi amazina ye nibazi nationalite ye kandi bagasanga umuntu ari umwana imyaka 20 oya uwa Rubavu ni mukuru uwa Rubavu ni mukuru ari nko hejuru ya 35 ariko uwo mwana wa 20 we n'uw'Inyanza yari umunyeshuri ntabwo ari ibintu byiza cyane hari mu minsi yashize twize kuganira ngiye nawe tureba kuri case y'umugabo witwa Kibonke yari umupasiteri yari yahuye kubera ko ngo umugore yamucaga inyuma ni byavuzwe kubera ko urushako rwe rwagenze nabi abantu kugira ngo bababazwe cyane no kuba umuntu yiyambuye ubuzima ahubwo bakahita babihuza n'umwambaro yari yambaye w'ubupasiteri ubu nanone tugira gutya turongera tubona case y'umugabo witwa Rwigema binavugwa yuko yigeze kuba kubiturika ibyo nigeze kubona umusaza avuga ariko ntafitiye gihamya ariko oya abantu bazira generation benshi baba barabiciyemo birashoboka nta gitangaza cyaba kirimo yego umugabo washatse umugore akayiteza imbere akabirigeze no kuba yoboye bya bindi bita ngo akarere muri ADPR cyangwa se igice kinini akaba umushumba agashaka akaza gutandukana n'umugore yasanzwe mu kageto yapfuye babivugisha benshi pe ni ngombwa kuba byavugisha abantu ni ngombwa pe kubera iki ni ngombwa umupasiteri ugwa mu ndaya umupasiteri usinda umupasiteri mu ndaya se yakure se nibura ifatika se hafi yiwe
donc uriya mugabo uko mbibona nyine yagize ikintu nakwita nka depression kwirukanwa mu rusengero n'umugore akakwirukana niko nabyita ko divorce umwe abayirukanye undi ukajya kubaho gutyo tu n'abana mu nzu ushobora gusanga mu nzu iwe niba akabije ashobora gufite nk'umukozi umutekera cyangwa se nta nawe ukava mu rusengero ukajya ku kayuki ukajya ku cyuma ukajya ku ndayiba mu nzu idasize n'akarangi ifite abana babiri ariko ngo munsi y'umukandara nta cyubahiro kibaye oya munsi y'umukandara harapangirwa harapangirwa iyo uri muzima urahapangira ugira icyiciro cy'indaya ujyamo n'izo utajyamo ahubwo indaya urazireka oya indaya ega indaya kwitereta ni nk'uko utereta umugore uzashaka kuko byanze bikunze ibyo muba mugiye gukora ni nk'ibyo abashakanye so rero aho utagira umugore ntabwo wamuguraho serivisi z'indaya oya iyo ari ibintu utekereza umugore utunze mwamenyaniye hehe umugore ntunze twamenyaniye wo mu bana mwamenyaniye umugore mbana nawe ni iwabo aho yabaga muri ntara iwabo se Serurindo hanyuma se wiga primaire mwiganye n'abakobwa bangahe beza abeza mwarangiranye 6e ntuza nka batatu nese nta bakobwa beza mwiganye batize segonderi batize segonderi mwiganye primaire barahari uwo kwantuza wagiye Rurindo se ntujye muri baba ni mwiganye primaire uwo kwantuza bacuruzaga mu gasantere kitwa gurya bahita bamenye kutashatse uwo mwiganye primaire kandi bwo ari ufite urw'igifute wese nigeze mukunda ariko yari mwiza so umwanzuro nuko urukundo ruba oriente sibyo ruba oriente nibindi byose biba oriente ubu rwigema umuzuye nkaburi yasa nukomerekeramo kamera zikamufata akibasha kuvuga bakamwereka ngo dore inzu wari urimo ngo dore indaya mwari dore ahantu pfiri dore iri gukorwa n'isoni kuko indaya irambagizwa nk'uko barambagiza umugore utagira umugore ntago wajya guhuza nawe umubiri so kugira ngo rero bibe ubwo kubonye cyambere ikindi nanone ntaho ujya mu ndaya yasinze hari n'ahantu ujya uri soba ukubita imibare yose muvuma zose ukazikira ese ko ari ahantu wabibisaba kugira imibare ku cyo abantu batari ubundi abahanga ibyo kuhareka uzajye kubyigishiriza mu rusengero no kuri KOP ko ntabwo urwo n'urugamba utazigera utsinda ahubwo abahanga bize ntuza oya ubundi nta muntu ujya mu ndaya wenyine ujyana na mugenzi wawe akagucungira umutekano ujyana na mugenzi wawe akagucungira umutekano noneho rero we urumva harimo gusinda icyambere ni depression akomora mu rusengero uko yirukamwe abandi akabagicibwa ntibamusure umugore batandukanye aragenda yigira mu cyuma izindi byeri ibyo byose ubushobozi bwe uko agaragara n'inzu ye yabagamo afite ubushobozi bwo kugura icupa ripfundikiye nubwo n'icyuma kiba gipfundikiye ariko rufuro basi ka rufuro cyangwa ka wayini yarabishoboye ariko mu mutwe atabasha kumenya ngo icyo nkeneye niki ashaka ka kirimi quick kamuha ibitotsi niyo mpamvu yagiye ku cyuma hanyuma rero munsi y'umukandara wavugaga hamuganisha kwa Charlotte kandi Nyamatirima abagore beza we ngo yase abasa ku gahembe ntitwari kumwe ku gahembe ko twari kumwe uribuka umugore nahobeye igihe honorable yari aparitse inyuma gutya umugore ari mu ivatiri nuwi Nyamata nawe oya ashobora kuba ariho abari cyangwa ari yahatembereye ariko ntago oya mu bagore bari Nyamata ntago Charlotte ari we wa mbere kandi ntago umugore mwiza yaba muri kare y'akazu nta nubwo yanaba mu gipangu kirimo abapangayi barenze 5 ibyo byose ni ibiranga ntago umuntu w'umugabo agenda sesera niyo waba wabikoze ujya ku muntu wisoneye afite nk'icyumba na saro basi kiri ukwacyo usesera ariko nsoreze kuri ubu butumwa abarokore mwitonde
kubera ko ngira ngo abasenga abemera Imana bavuga ko iyo wakoreye Imana cyane niwe Satani bihiga. Ibi bibaye mu bemera barabifata nkaho bese Satani yashatse kumukoza isoni. Kugwa mu ndaya ya feke wananyoye. Yego. So urumva abemera baravuga ko Satani yashatse kumugaragaza kwa. Ariko mu barokore bari hano n'abafite abavandimwe barokore reka mbabwire. Mumenye ko uko mugenda mutera intambwe mwegera Imana, uko mwubaka izina muri rubanda ko ari mwe musenga abandi mukabahindura abasinzi n'abasambanyi, iyo tushije gato Satani rakwerekana. Wamaze kubaka isura yawe muri rubanda ko uri miseke igoroye. Iyo unyereye gato kakakubayeho. Reka mbaho urugero. Arikesi ubu ngubu iri kura. Ejo bundi uzabyumva. Hari umugabo w'umurokore bari gupangira kuzafata video. Ari mu buraya. Genda gake ntago ndahita mbyita gutyo. Kandi afite umugore. Uti byagenze biti. Buriya n'abagore bo mu kirokore namwe mujye mujyana n'ibihe. Mu rusengero umugani wa Marioneri ntago umujura azagutera ngo uzamure Bibiliya uzazamura isupana. Senga mu rusengero, ririmba muri korari, ariko nugera mu rugo bumugore icyo umugabo yajya gushaka handi kimuhe. Uyu mugabo rero mba ntacyo saba gatanya. Ntago uzi cyakuzanye. Uyu mugabo ngiye kuvuga ntago ndamuvuga amazina. Mu rugo yahabuze icyo yashakaga kandi ari umurokore. Inzoga zivaho akanyota kakazamuka. Uko byagenze yashatse umuntu babyumva kimwe umuha service zibanga. Noneho aho azimuhera ni naho anywera ako kayoga. Aramuhamagara ndaza saa 9 agashaka nk'uducupa 4 twa Musteri. Ndumva ku murokore twabaduhagije. Cyangwa 8 n'utwa mugenzi we. Bakagenda bakatunywa barangiza bagahana urugwiro, bagahana ibyishimo mu murokore. Akataha nta urabutswe. Wenda umugore ashobora kumva agahumuro k'inzoga cyangwa atakazi umugore we ntabimenye. Kumva aho yakanywereye, aho yanywereye agacupa ni naho yasoreje gahunda. Abagabo rero n'abagore muri rusange muri no gahunda yo kuremerana, yo guhana ibyishimo, ni ibanga ritajya ripfa rirabikika, ariko nta waribika wenyine. Ugira umwe uribitse umufungurira. Ari umugore wiseka ndavuga ibikomeye. Umugore yahuye n'umugabo akamutunganyiriza gahunda neza, yihangana ukwezi kumwe, ukwa kabiri aba yabwiye nk'abandi babiri mugabo atarashoboye. Umugabo nawe wagize umuntu umuremera, mubera Charlotte mwiza atari kumuhitana, nawe arihangana icyugero kimwe. Abagabo ntago arenze icyumweru, kuko Dashimwe yaratubwiye ngo abagore bavuga amabanga y'abandi, bavuga amabanga yose y'abandi bavuga amabanga yose usibye ayabo. Abagabo babika amabanga yose usibye ayabo. Abagabo rero nuko. Uyu mugabo rero bose n'abarokore hano mu mujyi. Aragenda abwira undi mugenzi we nawe w'umurokore. Ambwira ati buriya rero ngewe ati mu rugo iyo bitagenze neza atari umuntu mpamagara ati kandi akantegurira akabyeri ndanywa dusoje igikorwa. Abwira umugabo mugenzi we w'umurokore. Ni dosiye imaze igihe. Hanyuma rero wa wundi nyiri kujya ahantu agasoma akantu agakora n'ibintu agenda azamuka mu itorero gusumba wa wundi yabibwiye. None agiye azamuka gushobora no gusanga nyine agenda abona amaposte agira akantu ibiki, wa wundi aranungunika wa wundi yabibwiye. Avuga ati umuginga ashaka aramugambanira. N'ubu biracyari current bizaba. Bimaze guswata rimwe ariko bizaba kuko ugambanirwa ntabwo abizi. Wa mugabo rero ahamagara wa mugore ugirana urugwiro na mugenzi we. Avuga ati rero nzaguha 300 uzamfatire video muri kubikora
umfatire video unamumfotorere afite icupa ry'inzoga ku Ye baba we 300 amuha avance ya senkani avance yarariwe kandi upangirwa ntabyaze avance iraribwa bukeye umugore aramutega ashaka gufata ya video byose ibikoresho byose yabitunganyije umugabo agira impamvu z'akazi ntiyaza ako shabagore urabyumva agira impamvu z'akazi ntiyaza ubwa kabiri aje umugore ahamagara wa wundi wamwemereye turuwasa ngo yohereze izindi senkani ati noneho gahunda ngiye kuyirangiza iryitana ohereza irindi ryitana abe 200 noneho 100 uzarimpe birangiye guhaye footage yawe wa wundi nawe wa wundi wiryita wa wundi agomba kumuha amafaranga nawe telefone ntiyayifata kubera kuba busy ku kazi umugore nawe ati ntago ndi bubikore utamaye avance yuzuye nabwo birapfa ubwo hasigaye inshuri bigahura nimubona izo video rero zabenye nyine ko ari kwa kundi nyine abantu twikoraho mu buryo uyu mugore ahuza urugwiro n'uyu mugabo bagasangira akabyeri bose bagaseka afite ikintu mu mutima ko agiye kumwanika ko yanariye amafaranga nyine ngo ni ayo 300 nyine niyo yamugiye kumukoza agiye amwambuye ubumuntu arabumwambuye nyine nose urumva wenda uwo nguwo barahuza uruguru gute akamusigira senkani ubwo kugira ngo azabone 300 nuko bahura inshuro 6 unda yawe utanze ingunga video gusa ubwo rero tuyisanga ku mihanda abantu bati nuko ariko umugabo ni ya kamere yacu nyine nta kurwata ugiye uri gushaka kumufatisha video nuwo yibibanga amwibira ibanga amubwira rwose ari nk'inshuti y'abantu bagira umuntu wisanzuraho ati sha nawe rero nuzajya birangira ni nimero y'uwo mugore ni wayimuhaye ari nko kumubwira ati nawe igihe wagize ikibazo mu rugo uzifashisha uyu agufasha n'umwaka muri service wa undi rero ya nimero ayikoresha amubwira ati uzamfatire video y'uwo mugabo yambaye ubusa ari kunywa inzoga uyimba ubundi nikorera akazi agenda yitange ku kazi zisirikire zizahagera uzayibona ndabyizeye hanyuma wa wundi uri kuri video agire ipfunwe abigicibwa muri rubanda mu rusengero bamujugunye hazamuke wa wundi wenda arabyumva itarekera cyo kirokore cy'ubugambanyi bundi wenda arabyumva abantu umuntu wiyaturiraho ko ari umurokore amenye ko amaso amureba ari menshi cyane kurusha areba ngewe wo kuri bare runaka umuntu wiyaturiyeho wubatse izina muri rubanda kuri umurokore n'abandi bafite andi mazina n'ubuyobozi burya n'abayobozi bagira kode hari urwego ugeraho akaba ibyo ugomba kuba uziririza kuko ibishobora kwakirwa kuri pizo igishobora kuba kuri pizo society ikacyakira siyo cyaba kuri karigira ngo society icyakira kuba rukore rero please no guca imbere y'akabari nibushaka muzabireka ariko nushaka no kugurira umuntu uzakanda akanyenyeri cyangwa se ujya ahantu hazwi hagaragara umwe fanta bigaragara kuko amaso abacunga ni menshi hari n'igihe uzicara nabi icupa baritereka imbere yawe bafotore kandi ntuzazi imihanda kwisobanura reba rero uwo nguwo iyo video umunsi yafashe uyu mugabo uri kwishyura 300 kugira ngo video izafatwe niyumva ikiganiro mbere azazamura ashyire kuri senyisa kugira ngo wa mugore bimwagiserere uri kugambanirwa natakireba ngo amenye ko uwo mugambi uhari video tuzayibona nta n'ukwezi gushira yako reka rero dusoreze aha ngaha ntitwasoza twasoza numva nta birenze reka dusoreze aha ngaha rero bakunzi ba KOP ibiganiro byacu n'ubundi byo bibara akagaruka nk'ibisanzwe hari umuntu wigeze kumbwira ngo akagaruka si ikinyarwanda ntacyo bitwaye ariko ntabwo dutegetswe kuvuga ikinyarwanda gusa yego byo bibabwira by the way nta birenze icy'ingenzi communication ni iki ni ukurekura ubutumwa so ururimi rukoroheye kugira ngo ubutumwa runaka butambuke ntirukoresha yako ntabwo turi inteko y'ururimi n'umuco sibyo se kandi nayo byarayinaniye kuko n'izina ryayo ryari mu cyongereza
so nta sirarike sirarike ni ikinyarwanda kuki se wadegega ngo ya baba biganirira ntitubirakariremo baba biganirira kuko nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane mukomeze gukunda ibiganiro byacu no kubisharinga abandi bantu mukore na subscribe kuri KOP abafite inkuru zitandukanye mu twandikire kugira ngo nyine tuzabone uko tuganira nibagiwe kwamamaza X1R ana amavuta yandi twita vitamine ya moteri agabanya ibyotsi muri moteri ashobora kugabanya essence unywa cyangwa se mazutu wanywaga na moteri kagira ubuzima bafite amamashini apima uburwayi bw'ibinyabiziga kandi murabizi ko muri no minsi hari gahunda yo kujya bapima ibyotsi bisohoka muri moteri z'ibinyabiziga so mubahamagare kuri 0782 Elize uyishyira iyi nimero uzayishyireho 82 cyangwa 0782 cyangwa kuri Tigo 0724 nubashaka uzabasanga ku muhanda w'inyuma ishuri ry'intwari ni nko mu gikari cy'abaskuti hagati ya Dialogue na station ya Rwezamenyo nubwo butumwa twari dufite amavuta yitwa X1R mugende mugure vitamine ya moteri ibintu birushaho kugenda neza cyane n'abandi bashaka kwamamaza ibikorwa byanyu muze kuri KOP mwamamaze n'ahantu hizewe hari abantu mwarimu Clement sindumva umuntu wizigiye kwa Clement ngo atsindwe nawe niho wigiye niho nigiye yampaye na byarazize kwa Clement ibisi 6 ubonye provisoire kubera ko twajyaga tujyayo tukabura n'abantu bakurikira ibiganiro byacu aho kugira wige bagaherera mu kugusuhuza iminota ikagenda mwarimu Clement nyagatujyana mu ishyamba kubahisha mera neza yaga tujyana twenyine babire kavuga ati mwe rero duriye tugeze hari iminota irangirira mu muze mbajyane mu gashyamba tukagenda mu gashyamba agatera ibiti twenyine tukiga kandi natwe twarakoze tuyivana uya bose badazibona nanjye mfite ubuhamya arebaho ngo nawe bamugane 0782483722 nawe n'umufatanya bikorwa mwiza tumaranye imyaka igera muri 2 yako nibyo ngibyo rero mureke tuzasubira mu biganiro byacu byo butaha